Ndi Papa Sava. Yewe digidi nyamara ikirori niki turongeye turahuye mo ngira ngo rero yemwe mureke dutanga ituze ndumva twagiye tuganira mu matsinda mu buryo twisanzuye kandi n'ubundi turakomeza twisanzure reka mpaguruke kuko ijambo ngiye kuvuga ntabwo ari ryo kuvuga nicaye hasi ese hara bakiza abo bakiza mu bareke bakererewe bo nagira ngo rero nk'uko bisanzwe mu muco nagira ngo mbanze mbashimire mwakoze rwose Pasava wakoze Rugaba ndagusaba kugira ngo uceceke ahangaha ntabwo ari mu isoko umuntu avuga ubundi ndimbati ndi kuvuga ntabwo ukwiriye kuzamura amajwi yawe nawe sibyo mbo nimureke twikomereze reka Rugaba yo kuca mu ijambo ngira ngo ndabashimiye kandi ndacyabashimira n'ubundi aha rero nubwo twateraniye turi ibyiciro turi ibyiciro ngira ngo oya ariko ntimubibatangaze n'ubundi mu busanzwe ibyiciro by'ubudehe ntabwo bireshya si ikintu rero ntabwo icyo ari ikintu cyatangaza Sabimana have Sabimana reka dukomeze nagira ngo muri aka kanya dutangire kwiyakira ntabwo turi bwicare gutya gusa nyuma yo kubashimira ninde uri bumfa endasha ndaruga haguruka mu wamane ko mugenda bango umufuka bara wagize vuba ntabwo reba gira bon ha buretse sigaho urajya ukora ibyo nkubwiye dore kushyuha tabaraka kataranyugeze buretse reka nkuko nabibabwiye rero ndagusabye ushaka kugira hano ninjye uri buyobore ibi birori kuko ni ibyanjye sibyo noneho nkuko narindimo mbibabwira turahera ndabona mbo Dafi muhe score aho se kurakara igihumbi watanze se kirimo mitsingi ntabwo muzi aho igeze muhena niba atayishaka ayireke mbo komeza winkereza mbo we ninde ukuvuza ariko nyiragitariro ubundi sinzi n'uburyo wicaye ahangaha wowe ubufaranga 500 watanze ubungubu ubundi wakagombye kuba rega imyanya y'imbere urasutaraye urimo urategeka tonde rero itonde noneho Papa Sava mitsingi
birajyana na mama Sava. Mitsingi. Iranga murasure. Mitsingi. Andetse no. Hanyuma wowe w'amakote y'umweru. Mitsingi nanjye. Umva. Haguruka aho ngaho. Haguruka kuri iyo ntebe. Reka waje. Haguruka. Wa Mitsingi ariko. Haguruka. Umva sha kidomange. Cara hano. Genda wowe hariya. Ndamugeraho. Nakubwiye ngo mfite uburyo napanze ibyanjye. Kidomange caraho sha. Hanyuma ikidomange buretse bukiretse. Kidomange bukiretse. Hari bukiretse. Harya wowe ubwo skoro fa yimuhe skoro. Hanyuma Maître Tami Hatongi ntago urabona izina ryaho ngaho. Twahere mu ciciro cya kane bro. Buretse ni ibintu ni ku murongo. Veve muhe fanta. Veve se amafanta. Muragira ngo mwicishe umwana wanjye. Okay, yakugezeho? Okay. Bo, hanyuma Digi. Yes. Digi. Ntugire ngo buriya nubwo wowe nkuvuze mu bantu baje imbere. Ibyawe nawe ntabwo bimeze neza kuko uko usanzwe ubigenza ntabwo ari ko wabigenje. Kimwe na Papa Sava naguhamagaye mbere urabizi ko undi usanzwe witanga ariko ahangaha naho hari akantu ndagira ngo njye mvugana nagaya n'umuntu muhe Digi muhe Mitsingi. Kubwo undi bitewe nuko mubango nyiragitariongera amahane. Digi muhe Mitsingi. Ntago ari urubyaro rwanjye ntiyaguhaye amafaranga. Zibaho. Uziko muri bunarwana mukanya. Noneho Veve we ko yakwerereye. Pasteur nawe ariko nugutahira amasengesho harya muhako sitoro. Ariko Pasteur sitoro. Ariko ruga umwana wanjye nukuvuga ko batari bamugenga Nyiragitariro. Nakubwiye ngo naho wicaye ntabwo ari wo mwanya wagomba kwicaraho. Urumva? Ntabwo ari wo mwanya wari kwicaraho. Demba we tuzoga. Noneho ntanzoga y'inyamu niko narumva. Okay, kubwizo mpamvu urategereza mbanze urukundo nisubireho. Urukundo ruzi. Urwawe ruragiye. Kubera amagambo ni kimwe n'undi. Mbo Mama Sava ariko dufitemo n'ibigage. Mweskoro. Ariko umugabo uramuha inzoga n'umugore Mweskoro. Agafanta dufitemo ibigage ndimba. Hari mu ndobo dufitemo ibigage. Ibigage muri mwe muretse ba Nyiragitariro. Je ntubimenge umva ndimba. Gose ureka agasuzuguro nanjye narihaye. Nakubwiye ngo warihaye hanyuma abihaye ahangaha kuri liste watanze iki? Veve se ko yatwereye waramubyaye abuwa. Umuntu ngembara umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye. Ntago mbara urugo. Urumva akarangiza gahunda tukava kuri iri zuba. Aha ni mu rugo nagore gahunda uko yazipanze. Sinibaza umuntu urimo kumvugiramo kuko ubundi ako dukomeza. Noneho Telesfor sha muhe Mitsingi. Nanjye agafanta nako bamba. Wewe uranywa ibigage wowe. Gusa nanjye gashize. Inde. Abantu baravuga nawe genda ubu nawe Sayimana mu bavuga uravuga ngo urashaka ibyo kunywa. Umunimo wakoze se iki se cyo watanze noneho wakubuye ibintu Ariko se ndibati. ubwo rero Kose ukuntu nambaye ingano yanjye. Wowe ntunakwiriye kuvuga. Ntabwo ari wowe wari admin muri groupe warangiza ukamvanamo. Uvuze ko nta kintu. Hanyuma ukayobora groupe abandi bagira ibirori ukayiyobora bagatwerera bakagera muri za 350 byaba bigeze wanjye bagafata ubuhumbi 70 mukaba ari bwo mumwe.
wagira ngo wese wundi kuguhagarika aho ngaho wagira ngo niki nawe buhagaze aho wumva iby'agasumbane bimera reka nkomezera noneho wowe harya witwa ndesha uriya musore nawe uriya musore muhere Musa rero ko hari bigage nakubwiye nashize mu gacuma oya Musa mwihorere Musa mwihorere ndakwereka ibiki hanyuma sigahendera kirimbuzi muhe skoro Famille yacu ni kasiko tugenera hano hari icupa amaze twakubuye none ase mwamereye umugabo didasiye uraburana iki wari wafashe fanta agafanta kashizemo mureka amatiku kwanza mureka amatiku mbo fungiye aha Margarita sandi mu mugabo wanjye ntakiri mu mwanya Margarita umva nanjye nshatse nabaha ibirahure bitatu na rwa ruhisho sha nyaruka hanyuma nyaruka sha mugore mwiza nyaruka sha nyaruka umva ibigage urajya urumva aho biteretse urahazi urajya uhagurutsa umwe agenda kandi nta gutindaho umwe bagiye ari babiri bashobora gutindaho baganira umwe asomaho avaho asoma avaho urumva nansaba imana nanjye se bagiye buri wese kirana yo ndayinywa amafubo we terekaho ndayinywa yicare kano ufatire kano gacupa ndagira wabonye ibipfundi uraje yinereka imbere se kubera ko bagiye kumusozi bakanyihera ingingwe ninde se agira umusore umfasha uyumwe umva bafata ibi bintu ni wowe unabizubereyemo none abonye ibintu ni wowe ubizubereye byakira papa sava ni wowe uzubereye ibi bintu pfundura ibi rero mutaza kugira ngo gapfundure umwerekeze amaso hano apfundura mumuha amashyi mwereke uragira ngo anywe niko mukoma amashyi kirira muri utwo tugera hasi ntabwo ubona ko ari bafite umutekano carari digi sutarara ari kwicara sutarara ndavuze ngo sutarara ariko ubu koko usinda mbi uyu mugore aragira ati sutararaho sutarara yo muri Amerika yo muri Dubai niko yo bampaye imirimo mujye munyekanye ukora wowe nakwemeye ntabwo ugira abantu Demba tuwe iki kirori cyawe noneho n'uruzungu okay mudamu ariko uyu mugore we kuki buri kintu byose mutanga ituze nagira ngo mbabaze hano ni kwande hano ni kwande nubwo wenda mubivuga musa n'abagize nubwo atari wanjye ariko ndashimira uwahantije sibyo ubu rero ahantije ni wanjye okay kidomanje ya peti mitsingi nahaye yunguye ikidomanje ubwo ibihumbi 10 watwereye uri umunyatubahiro yabikuye urumva umubera mwisho bwoneho nanjye ko ngako nsoma akira sha buriya ntuba wanavuze n'amagambo menshi karatwerera kari akadamu muhereze ariko afite n'indami okay madederi nababonye nta mugabo n'umwe wigeze uha madederi buri muntu urumva hano buri muntu nababwiye ngo ari mu byiciro
hanyuma abagore gusa abagabo yahaye mbasha zana bya bintu nagutumye. ariko marigari ubinyeretse urukundo mumfitiye iwanjye ntabwo uza nkakwimika nkagushyira mu mbere nkagushyira he akoze muceceke mwese birabageraho urumva marigari huma abari guhatira kubareba hama hamwe shinyiriza ntukone zana hano mfungura abari guhatirimo turabareba fungura ariko ushyira hariya nta nubwo bamucoma wabizera fungura ushyira ahangaha ntayo nyweye David akira muvumbye ntayo nyweye ntayo nyweye uratahiraho Simo Ndemba ngira icyo nkwisabira dogiteri yanyandikiye inyama nyinshi bose ukarama aho bugiye gupfa ntazi ko yazi kwandikiye se iyo ajya muri farumasi yo kwa muganga akaziguha muri bujeri woroshye ubu mba ndi gukopera ndirebeye ku ijisho rimwe aho hari itonde ako gakocagurika muceceke kanyamanja gasho mbo wa mugani ko papa sava ni nyinshi uraba wazimariye papa sava akira papa ariko umugabo umuha inyama washitaguyeho uyumva yose ikibazo urakizi ni bya kosa wakoze ukabanza ugashita nakubwiye ngo nakose ko papa saba atari no kwita umva hano ni iwanjye noneho Sayimana hereza umugore wawe Sayimana fata igitoki ugabanya agabane na nuriya mugore hatungi fata igitoki ugabanya amagambo nawe ubwo umenye wibwirize kukirya kuri noheli no mu kibonye nabaho ariko akira mugore wanjye n'ubundi ibirori ni ibyawe kidomanje rero none se ko biri utamena inzoga nyiragitaka utamena inzoga yiyamye wa mugabo abantu bashonda nabo nyiragitariro nawe gabanya umunwa niyo yo kumva viyo kera igitoki ngo iteme ikinini wakitonze byasa gufutagira mama sava nawe umugabo wawe uriya ni kimwe nawe ntuze kuzimaze natwe twicaye imbere se witwibagiwe natwe twicaye imbere witwibagiwe ariko zabwo ndabura byose ko Dafi ese uko nyibira inzoga Dafi karamira akira ariko Diana wanjye kumutamu uri bubone isonaho ndimba kutampera umwana kandi nanjye wanyimye wampera umwana ntabwo ari uyoboye sawa mwimbe Mbo. Diana ntukirye igitoki Tesoro yego igitoki nawaye inzoga none kunyibira inzoga ariko Diana barakwimye ubu ngubu uri burutahemo igitoki nakoze contribution mu gata burushete umuvandimwe nyamara ndi gupfira ariko wanabikoze neza turasharinga akira urufunguzo wiserivire abaserivire akira iserivire kuko ntago wabo imirimo ibiri yanane wamereye umwana ndimba nanjye ndarya wamereye umwana ndimba ndimba pasiteri se ubwo ruhara se ko kumenyera ndimba wamereye umugabo ajyaga yishamangaza ngaye baramuhaye ndimba wamereye umugabo uri mu giciro cya kangahe buriya namwe hari uburyo nyine musenga ugasanga mubwira abantu musa n'abacyurira abantu ariko n'indyaye uyimusabiye yirye ndayigusabiye ko bari bakwibagiwe okay noneho ubu ndabura byose n'ingati me akira ku mugani ikote ry'umweru wako nanegereje ikote ry'umweru urumva ikote ry'umweru noneho inyama ebyiri simo barakwimye nawe ariko uretse gatoya ndimba njyewe nacecetse ugira ngo njyewe ntabwo ibintu biri urumva njyewe ndi mu bantu bazanye igitekerezo cyo kuza gukoteza kugira ngo bakore gurupe bagushyiremo ntabwo ibintu biri bukunda
wayitamishije icara Yongerera agatoki. akira mada akose papa sava wowe urabyumva akira mada wewe ngo wakubuye da dusuzugure gutya kweli Yongerera agatoki ndimba. Ntabwo ugenda. Yongerera agatoki. dusuzugure gutya cyane Ko babisabuye. umva hariya ngo wazizanye sha akira igitoki abantu bihaye kweli muraze muteze etiyope muragira noneho rero nibyo nari ndimo mbabwira wowe ntatutubwira ubu buri wese ntabwo njya byumva ngira ngo icyiciro cye yakibonye urumva ukaba nta kintu mpaye nawe nta kintu nakoze ukita ku mugore wanjye kuriya bazajya kamwe nk'aka kagashyira ibintu njye ntabwo nabishimiye kabisa ntabwo nabishimiye njyewe kudukwira umuntu akajya asangira n'undi none ari kwita ku mugore reba ukuntu ingana papa sava batabonye icyiciro bazajya kumugera papa sava ibi bintu nagira ngo mbereke ikizi murabizi ndimbati sintwerera ndimbati sinitanga ntabwo nitanga ntabwo duherutse kujya gusura ntubyibuka ntabwo habonetse amafaranga 350 hanyuma ngewe ngezweho muragenda muricara bamwe nubwo atari mwese twaramaze waramaze nyine muragenda muricara muravuga muti kwa ndimbati 70,000 nibyo bikwiriye kuhajya dufite ngo ba dimini urumva witwa Sayimana ngo na dimini makote amafaranga tuvuge ko agiye gukodesha imyenda mbega mu mafaranga yagombaga kuza aha uranigiriza uti ndagengeye kwa ndimbati n'70,000 ariko se we utiri usakuza 70,000 nagaketse ko byakarenze buriya se uriya washyigikiye ukamuhinza ukamuha inyama iyashyiraho uwo mugore wanjye nemba uratujoye utugize imbwa kubwiza impamvu mvuye no mu rugo rwawe nta nzoga y'inyama genda ubundi se agiye wari uhari ubundi wari uhari ubundi wari uhari kuhaze se urabuzwa n'iki oya kuhazwe kuhashwe uriye ibitoki ntabwo uriye haguruka nyine urumushyi urazana urufunguzo ubundi wengenda uri hano mugende icyo mwibagiwe n'abana nabo baze badaduke iyo mubazana nabo bakadaduka murateka bikiye umunsi simureka nkubwire nakujoganye na bebe ntimungerera mu rugo ndakaba kanyamuriye abana nyiragitari ahubwo byo papa sava kana akarengane ariko rero ndi gure fanta niba nyine wenda n'amafaranga arabonetse ari make bishobora kuba byaratewe n'amikoro ari n'ibirori guze mbure na fanta ibintu 10 abanyeshuri bagiye kwiga batwereraga 10 ntabwo yaribona hariho guhinga kandi twagize ubukwe dusura nuza wabyaye twerera tuyagira n'umwe wapfushije niko ndiba niyo amafaranga yaragabanutse ubu niyo mpamvu wagenda utoranya abantu batoranya ukaba utumye noneho gurupe igiye gucikamo ibice gutya abonetse ari make bwo ntiwakwigomwa ukavuga uti wenda nanjye ubutaha nzajya nanga make ariko ntuducemo ibice bene aka wabanje ukadusubiza ntabwo tubonetse twineza ntabwo twanyuze kuri rudefosi abandi amafaranga bagashobora yabaye make tukamugusimbutsa ariko rero ariko rero ku myaka yawe ko rero wakaduhuje papa sava ariko rero hari ukuntu wenda twabihindura mu kirori cy'ubutaha wenda habayeho kwibeshya kandi ibi byose byatewerega no kunkura muri gurupe byatewe no kunkura muri gurupe rwose ngo ibinyamakuru twamayeho byari binakomeye uwo ntabwo ari umuco ntabwo yafatanya n'ukennye bitewe n'igihe bagezemo bakisasira urwo ruhu rw'urukwavu cyangwa rw'imbaragasa ariko reka kirimbuzi ariko se papa sava waretse kuremereza ibintu
ibintu uko bitari biremereye ubwo basaba imana barasakuza koko nawe ubashyigikiye vuga uti nabaye imbwa nisubiyeho bivuga uti mpabaye imbwa oya namwe aho ngaho namwe aho ngaho mpabaye imbwa ntabwo tuvuga ngo ubaye imbwa namwe aho ngaho nabaye imbwa namwe aho ngaho namwe nta kintu mwaba urivuga imbwa basi vuga ko wabayeho uri seka kandi mukomeze munaryoherwe nta kibazo oya bizajya mu buryo birakosorwa